agenda nk'abagesera. Uyu mugani nawo ugira inkomoko, wakomotse kuri nde, hari ryari, byagenze gute? Ngendeye MC Joseph Tuyishimire kuri Nibyo YouTube channel mu gice cy'amateka n'umuco. Nifashishije igitabo cy'ibirari by'insigamigani igice cya kabiri, abateguriye imvano y'umugani ugira uti agenda nk'abagesera. Uyu mugani rero mu Kinyarwanda bawuca iyo babonye umuntu uvuye mu bo bari bari kumwe akanyonyomba akagenda adasezeye, nibwo bavuga ngo agenda nk'abagesera. Wakomotse ku munyabugesera witwaga Muganza wiyahuye muri Cyohoha. Uyu ni umugezi w'i Bugesera hakabakaba mu mwaka w'1350. Byagenze gute rero? Ubwo umwami w'i Rwanda Cyilima wa mbere Rugwe amaze gucyura umugore wa Nsoro Bihembe witwaga Nyankuge nyina wa Kigeli Mukobanya, aribwo mu Rwanda bahimbye umugani ngo umwami uraguze yatsinze ubuguza, bavuga ko Nsoro yahugiye mu gisoro nawe Rugwe agahora araguriza gutsinda Ubugesera. Nsoro umwami w'Ubugesera yari afite umugaragu w'umutoni cyane, uwo mugaragu akitwa Muganza. Bukeye u Rwanda rumaze gutsinda Ubugesera, Muganza aracika ajya i Burundi. Agezeyo bamufata nabi, ajya i Karagwe, agezeyo nabo bamufata nk'i Burundi, naho arahava. Mu nzira agenda ngaribaza ati mbigenje nte ko ninjya mu Rwanda bazanyica kuko nari umutoni wa Nsoro? Apfa kwihangana hasubira i Bugesera. Agezeyo ahasanga umunyarwanda wahagabanye witwaga Gasigwa akoma yombi, ati Nyagasani umutware w'Ubugesera, nje kugukeza uzandema amaboko n'amaguru. Nuko Gasigwa aramwemerera. Muganza agumya kumuhakwaho kugeza igihe Gasigwa amugabiriye inka z'imbyeyi eshatu z'umuriro. Amaze kuzibona yongera kwibaza ati ubu bizamera bite? Ubwo yavugaga ko yari umugaragu wa Nsoro. Yegera Gasigwa aramubwira ati naragushimye kuko wampaye umuriro, none ndagusaba kuzansohoza kuri Cyilima. Gasigwa abaza Muganza ati ese wabonye ko njye naguhatse nabi? Muganza ati icyo mbigusabiye nuko wamungezaho nkishingana, kuko mu Bugesera bampiga bavuga ko nari umutoni wa Nsoro. Gasigwa ati nzamugushyikiriza. Bukeye basanga Cyilima i Kigali. Bagezeyo Gasigwa abwira Cyilima ati nkuzaniye Muganza uyu nguyu wahoze ari umutoni wa Nsoro, yansabye kumukuzanira ngo mwibonanire, ngo hari icyo ashaka kukubwira. Bahamagaza Muganza. Gasigwa aramusohoza ati nguyu Muganza wansabye ko nzamukugezaho kamushingana mu Bugesera, ko bamwanga bamuhora ko yari umutoni wa Nsoro. Cyilima biramushimisha cyane kuko namuhaka akamutonesha azamuyoborera Ubugesera. Yari azi neza imico yabo. Cyilima abwira Gasigwa ati taha nawe Muganza rero turagumanye. Gasigwa arataha aguma mu ngabo ze z'i Bugesera. Muganza asigara i Kigali kwa Cyilima wa mbere Rugwe, aramutonesha cyane kugira ngo azamuyoborere Ubugesera. Haciye iminsi Cyilima atumiza Gasigwa ngo azaze kumwitaba. Gasigwa araza n'i Kigali. Rugwe ati nshakira nk'ijana n'imisozi ubimpere Muganza. Gasigwa ati ibyo ni ibyo gupfa ubusa, nzajya kubimuha. Cyilima ati bizapfa ubusa bite? Gasigwa ati nuko wabinyaze Nsoro none ukaba ubisubije mwene wabo. Ibyo Gasigwa yabivugishijwe n'ishyari ryinshi kuko yari abonye Rugwe atonesha Muganza. Cyilima abwira Gasigwa ati ntacyo bitwaye rwose, bimuhe nzaba mbyirebera. Ubwo Muganza abona inka n'imisozi, akomeza n'ubutoni bwe. Gasigwa abonye Muganza atonnye cyane, ishyari riramushengura umutima, akeka ko bazamugabira n'ibyo arimo. Nuko kuva ubwo Gasigwa agandisha ya misozi Muganza yagabanye, yabuze abantu kumugemurira i Kigali, ariko akabigira rwihishwa. Muganza yatumiza ingemu akazibura. Bukeye inzara imaze kumurembya n'abo bari bari kumwe, Gasigwa yoshya bagenzi be n'abagaragu ba Cyilima ngo bazabwire Muganza, bamukangisha ko Cyilima agiye kumutanga akamukurikiza Nsoro. Muganza amaze kubyumva ashya ubwoba, n'abo bari bari kumwe bose niko gucika nijoro. Bagenda ijoro ryose ajya kwiyahura muri Cyohoha. Bukeye muri iyo minsi Cyilima abaza abo bari bari kumwe ati ko ntakibona Muganza abahe? Abandi bati yaratashye. Rugwe ati agataha atavuze se? Abandi bati niko abanyabugesera bagenda. Niyo nkomoko y'iyo babonye umuntu anyonyombya adasezeye bavuga ngo agiye nk'abagesera. Byaturutse kuri Muganza, uwo bateye ubwoba akagenda adasezeye akiyahura mu mugezi wa Cyohoha. Kugenda nk'abagesera, kunyonyomba rwihishwa. Ingayo nguko rero iyo yari imvano y'umugani baca bagira bati agenda nk'abagesera.
murakoze kubana nanjye, nshimira buri umwe wamaze gukora subscribe kuri Nibyo YouTube channel no kuba mukomeza gukurikirana ibiganiro byose inyuzaho. Abatarakora subscribe ngo banakande ku kamenyetso k'inzogera, nicyo gihe ngutiza imbaraga ibyo dukora. Mukomeze musangiza abandi ibiganiro byacu. Nge DMC Joseph, tuyishimire Nyagasani nakomeze abahe ubuzima buzima.